turabashuhuje nanone nshuti zanjye bene data bakundwa bavandimwe nshuti z'umusaraba ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ineza y'Imana n'ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana bikomeze kubana nawe unkurikiye ku Mpuhwe z'Imana TV. Wowe ukora subscribe, wowe ukora share, wowe utanga ibitekerezo, comment, uruwagaciro. Imana y'amahoro ikumpere umugisha utagabanije rwose. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ngira ngo nkubwire ngo ineza wigeze gukora. Ineza wigeze gukora cyangwa ikintu cyiza wigeze gukora, umuntu wigeze kugirira neza, wari uzi ko Imana y'amahoro ikwibukiye ineza wigeze kugirira abandi? Oh haleluya! Ineza wigeze kugirira abandi, ibintu byiza uzi wigeze gukora, nubwo cyaba ari ikintu gito, Imana ije kukwitura imirimo myiza wagiriye abandi. Ube warabikoze ubizi, ube warabikoze utabizi, donc ubifate nk'ibintu byoroshye, ariko ndagira nkubwire ngo ikintu cyiza cyose wakoreye imbere y'Imana ishobora byose ije kukikwitura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ineza y'Imana ni neza nawe wagiriye abandi. Ese wagize ngo kugira neza ni ibintu nta nubwo ari ibintu bigoye, ahubwo ni ikintu kiva ku mutima w'umuntu yavukanye, ngira ngo, cyangwa urukundo rw'Imana ruba muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Ineza yawe rero wagiriye abandi, Imana yarayizirikanye. Icyo wakoze ugikoze neza ukagikorera umuntu runaka cyangwa umuntu mugenzi wawe, Imana yarakizirikanye kandi ije kukwitura iyo neza. Ikinejeje nuko Imana ije kukwitura mu gihe utatekerezaga. Haleluya! Imana ije kukwitura mu gihe utatekerezaga. Imana ije kukwitura mu gihe wabonaga nta nzira. Imana ije kukwitura mu gihe wabonaga byakuyobeye. Imana ije kukwitura mu gihe wabonaga ubuzima bwawe burangiye. Imana ije kukwitura abantu bakuvuyeho. Imana yibutse imirimo, Imana yibutse ibyo wigeze gukora, Imana yibutse ibyo wigeze kugirira abandi, ije kukwitura aho uherereye hose. Waba unkurikiye uri mu Burayi, waba unkurikiye uri muri Afurika, waba aho uherereye hose, Imana ije kukwitura imirimo myiza wakoze. Yesu ashimwe cyane. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye, ibyahumetswe n'Uwiteka. Ijambo ry'Imana riri muri Rusi igice cya 2 umurongo wa 10. Ku murongo waho wa 10 turagera ku murongo waho wa 15. Yesu ashimwe cyane. Ngo Rusi yikubita hasi yubamye, aramubaza ati, ni igiki gitumye nkugiraho umugisha ko unyitayeho kandi
kandi ndi umunyamahanga. Bowazi aramusubiza ati, bansobanuriye ineza n'ibyo wagiriye nyoko bukwe byose, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo, ukaza mu bwoko utazi. Uwiteka akwiture ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanije. Uwiteka Imana ya Isiraheli wahungiye munsi y'amababa yayo. Amena. Yesu ashimwe cyane nshuti z'Imana, Yesu ashimwe cyane nshuti z'umusaraba. Uyu ni Rusi, Mana ishimwe we, uyu ni Rusi wamatanye na nyirabukwe. Amen. Uyu ni Rusi wanze gusiga nyirabukwe. Uyu ni Rusi wabaye umukazana wa Naomi, ariko abo umukazana wa Naomi aza gupfusha umugabo, apfusha n'umugabo wa Rusi. Ariko uyu mugabo amaze gupfa, Rusi yomatana na nyirabukwe. Imana ishimwe cyane. Ahangaha ijambo dusomye ratubwiye ngo Rusi yikubita hasi yubamye. Yikubise hasi yubamye, yahikubitiye nde? Yahikubitiye hasi umugabo witwaga Bowazi. Oh haleluya. Bowazi ahantu bari hose muhabwe umugisha n'Imana yo mu ijuru. Haleluya. Ikubita hasi yubamye, arangije ngo abwira Bowazi ngo, niki gitumye ungirira impuhwe, niki gitumye ungirira imbabazi, niki gitumye doko mu yandi magambo unkunda bene aka kageni, kandi ntari uwo mu bwoko bwanyu, ndi umunyamahangakazi. Haleluya. Imana ishimwe. Ndumva nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Ngo Bowazi, ayiwe Mana yanjye, Mana ikomeye, ngo Bowazi ngo aramubwira ngo, namenye amakuru yawe. Namenye amakuru yawe, namenye formation yawe, namenye imibereho yawe, namenye ibyo wagiriye nyoko bukwe ubwo umugabo wawe yamaraga gupfa. Namenye neza, ayiwe, abantu bakoze ibyiza, abantu bagira neza mu mitima yabo, muhabwe umugisha n'Imana. Abantu bagira ishyaka, abantu bagira urukundo, umuntu yumva yagira mugenzi we neza, umuntu yumva yakwitangira mugenzi we, muhabwe umugisha n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Donc namenye. Bowazi aramubwira ngo yamenye. Nshuti, mwene data, muvandimwe unkurikiye, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umusore, waba uri umukobwa, waba uri umwana, waba uri umusaza, waba uri umukecuru, donc uriwe wese, ni ikihe kintu bakuziho? Oh haleluya. Ni ikihe kintu bari kukumenyeraho? Ni ikihe kintu uzwiho? Password yawe ni iyihe? Urukumenyekanira kuki? Ko Rusi yamenwe na Bowazi, amakuru yarayamenya, barayamusobanurira, baramubwira ngo, namenye amakuru yawe y'ibintu wakoreye nyoko bukwe, ineza wagiriye nyoko bukwe, kandi mu bigaragara Imana itugirire neza, Imana itwiteho, Imana itunezerwe. Mu bigaragara nta kintu cyagombaga gutuma Rusi yomatana na nyirabukwe. Kubera iki? Nta muhungu yari agifite. Naomi yari asigaye ari inshiki.
kugeza ubwo Nawomi yageze mu gihugu cyabo bamwitana makavuga ati oya mujye munyita Mara, sinkiri umuntu Imana yanyigirijeho ngo nankoreye ibintu bibi, mujye munyita Mara. Mana twiteho, Mana turengere. Ariko amakuru ya Rusi, ariko Rusi yagize amakuru meza, ndafashijwe. Amakuru ya Rusi agera kuri Bowazi. Mana ishimwe. Bowazi uyu nguyu yari mwene wabo w'umugabo wa Nawomi. Mana ishimwe. Nuko baraza ngo baramubwira bati uri umukobwa, ni umukobwa udasanzwe, ni umukobwa wamatanye na nyirabukwe, yanga guta nyirabukwe. Haleluya. Ese reka mubwire, niba Rusi yaromatanye na nyirabukwe, ayo makuru meza akagenda akagera ku bantu, umwana w'umuntu witwa Bowazi akumva ineza Rusi yakoze ari neza idasanzwe, akamusabira umugisha, niwe amatana n'Imana, urabona ibingana iki? Niwe amatana n'Imana, uzagirirwa ineza ingana gute? Haleluya. Mureke gucika intege, mureke gusubira inyuma, mureke kwiheba, mureke kwiganyira. Hari indirimbo igineza zivuga ngo ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha imbabazi agira. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Aramubwira ngo namenye neza ineza wagiriye nyoko bukwe, nibyo wamukoreye byose umugabo wawe amaze gupfa. Hari umuntu umwe yigeze kunyandikira muri komenti kuri TikTok, arambwira ngo mami, kuri gusenga ukatubwira Imana ishobora byose, tukaba turimo dupfakara turi bato, ese bizagenda bite? Reka nkubwire, haracyari ibyiringiro. Hari indirimbo ivuga ngo haracyari ibyiringiro, nawe igiti nubwo cyatemwa cyongera kigashibuka kikera imbuto, humura haracyari ibyiringiro. Haleluya. Imana ishimwe. Rusi umugabo we yapfuye nta n'akana musigiye, nshuti y'umusaraba, ariko ibyo ntago yabitinzeho. Bishatse kuvuga iki? Ikigeragezo n'intambara urimo gucamo byigukura mu bwiza bw'Imana, byigukura mu buntu, byigukura mu rukundo, ahubwo rushaho gukomeza kugira ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ntago turi kumvikana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuzamura icyubahiro cy'Imana, kuko Imana ishobora byose. Nta Imana itakura ngo na nyuma ya zera Imana yacu irakora. Haracyari ibyiringiro. Nubwo waba upfakaye, Imana izagushumbusha, Imana izakugira neza. Nubwo wamubyara umwana umwe agapfa, Imana izaguha beza baruta abo wari wabyaye mbere. Nubwo waba utabyara, Imana izaguha abana mu izina rya Yesu. Ndi kukubwira ineza y'Imana. Uyu si Bowazi. Si Bowazi wumvisha amakuru y'ibyiza Esteri yakoze. Sorry, Rusi yumvisha amakuru y'ibyo Rusi yakoze. Arambye ngo namenye ko wakunze nyoko bukwe ukamugira neza, ngurangije usiga igihugu cyawe, wemera kuza kuba mu gihugu kitari icyawe. Please, wemera gusiga so na nyoko, wemera kuza kubana natwe.
ngo Uwiteka Imana wahungiye munsi y'amababa yayo ngo izakwiture, izaguha umugisha, izakugirire neza, izakunezeze, izakwishimire kuko waje ariyo uhungiyeho munsi y'amababa yayo. Halo, Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, izakwiture ibintu wakoreye nyoko bukwe. Imana itibagirwa imirimo, izibuke abakene wagaburiye, izibuke abo wambitse, izibuke amaturo watanze, izibuke ibyacumi watanze. Umva, waba warabitangiye ukuri, waba utarabitangiye ukuri, Imana ibyibuke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ibyibuke, nubwo waba utakibyibuka, Imana ibyibuke, kuko Imana yo ntago yibagirwa, ntago yibagirwa. Ese wari uzi ko iyi 30 dusomye, iyo ukurikiranye kino gitabo cyose, wari uzi ko Bowazi yaje kurongora Rusi, yaje kumubera umugabo? Imana ishimwe, Imana ishimwe, yaje kumubera umugabo kuko yamubonaga nk'umukobwa w'umunyabwenge, yamubonaga nk'umukobwa ufite indangagaciro, yamubonaga nk'umukobwa uzukuri, yamubonaga nk'umukobwa udakurikiye, donc ufite urukundo rw'umwimerere, ufite urukundo ruri naturel, atari rwa rukundo rukurikiye ibintu, atari rwa rukundo rukurikiye amafaranga, atari rwa rukundo rukurikiye amaetaje, atari rwa rukundo rukurikiye amamoto, ahubwo urukundo nyarukundo rw'imbere mu mutima nirwo uyu mukobwa yari akurikiye. Bimuhesha umugisha kuri uyu mugabo Bowazi, aramurongora mugira umugore. Kandi Bowazi yari umugabo ufite akantu, yari akize, yari umuhinzi, yari umworozi, yari afite amafaranga menshi. Ntabwo yari umugabo wahovyo, yari umugabo ufatika. Imana imbabarire, nta bagabo bahovyo babaho, abagabo bose muri abagabo muhabwa umugisha n'Imana. Haleluya, muhabwa umugisha n'Imana, muri abantu bagaciro, muri abantu bakomeye. Imana yamwishuri bagiriye neza. Soje mbabwira ngo imirimo yose mwakoze nukuri, niba Bowazi yarahaye agaciro imirimo ya Rusi, akamusabira umugisha ku Mana, kandi uwo mugisha akawubona, akongera gushaka nta mugabo yari afite, uwo yari yarashatse yarapfuye, bivuze ngo ibya Rusi byarongeye birazuka, arongera agira agaciro, arongera aba umuntu. Ariko mutekereze, inzira yaciyemo yari inzira igoye, inzira uri gucamo Imana ije kukugirira neza. Mwakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ndabakunda. Shalom, shalom.